28. Reka arakoze Emma n'itangiriro aratuzanira na Luka 10:19. Noneho dusome mu izina rya Yesu ubundi yego abana yagezemo. Kadusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iratubwiye ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Imana itugirire neza. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Genesis chapter 1 verse 26-28. Tangiriro 1:26 kugera kuri 28. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. 28. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Imana itugirire neza cyane. Amen. Tugiye kuganira rero kuri iri jambo ry'Imana rifite iteme ivuga ngo ni gusengera mu butware, cyangwa se dominion in prayer. Hanyuma duheshwa cyangwa se twaheshejwe na Kristo nyir'ubutware tugize abe, wemeye kutubyara tukaba urubyaro rwe, tubiheshejwe no kwizera bitavuye ku mirimo twabigiriye, ahubwo bivuye ku rukundo Imana yadukunze. Urwo rukundo rutuma Imana itubyara, tubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo, tuba abana bayo bwite. Imana rero nka nyir'ubutware, nyuma yo kutubyara ibyari biyuzuye nibyo yaduhaye. Yohana niko avuga mu gice cya mbere umurongo wa 14 gukomeza kugera ku wa 16. Niko avuga ko ibyari bimwuzuye ari byo yaduhaye. Ni ukuvuga ngo ubutware Imana ifite nta na kimwe, kuko yatwisangije yose ubwayo. Niko umwanditsi w'Abaheburayo avuga mu gice cya 2, avuga ko uko umubiri ahuje n'umwana amaraso, uwo nawe ariko yahuje na bene se amaraso. Ni ukuvuga Imana yaratubyaye ubwayo, iratubyara, tugira kamere kayo, iratwisangiza nta kisize, kugera naho Yohana wari kubivuga mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 4 umurongo wa 17. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 17 avuga ko uko Yesu ari ariko natwe turi muri iyi si. Ni ukuvuga ngo twebwe na Yesu turi umwe. Impamvu ntangiriye ahangaha mbere yuko tujya mu mirongo twasomye, ni uko ubutware tugiye kuganiraho twabubonye tutabikoreye, atari imbaraga twashyizemo, atari ikindi kintu twasabwe gutanga, ahubwo twabibonye nk'umugambi Imana yari ifite kuva kera. Iratwisangiza ku buryo yatwisangije yose uko iri nta kisize. Kamere yayo irayiduha. Ni ukuvuga ngo imira kamere yo kwa Adamu yose irayimira. Ni ukuvuga Kristo arayambara, ayijyana ku musaraba, arayibambanwa, arayihambanwa, azukana umubiri mushya.
wambaye imbaraga, wambaye ubu butware. Ni nayo mpamvu mbere yo kugenda ariyo mpamvu yari yabwiye abigishwa rero hariya 70 yari yohereje ngo bajye kuvuga ubutumwa. Iyo uhereye ku murongo wa 17 nuko twe twasimye 19, hanyuma bagarutse bari kumuha ripoti, nibwo yababwiye ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo ndetse no kugendera hejuru y'ubutware bwose bw'umwanzi. Ubu butware rero twabwininze, twabubonye, twabwakiriye bitavuye mu mirimo, bitavuye mu mbaraga, bitavuye muri behavior nziza, ahubwo twabwakiriye kubwo urukundo rw'Imana. Ndagira ngo mbibutse ko na mbere yo kugera aha turebye umurongo twasomye mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, urabona igitekerezo Imana yari ifite ku muntu kwari ukudominatinga, dominate, rule, ni ukuvuga have power over, ni ukugira ubushobozi ku kintu cyose. Yavuze ibintu biri ahantu hatatu. Yavuze ngo ku murongo wa 26 ngo Imana iravuga iti tureme umuntu, icya mbere agire ishusho yacu ase natwe. Ni cya kindi navuze ko n'ubundi iki cyari igishushanyo cy'uko Imana yagombaga kutwisangiza, kuko ntabwo Imana kutwisangiza binyuze muri Yesu Kristo byaje nk'impanuka cyangwa se bize nka rezilita y'uko umuntu yari amaze gucumura nk'uko byagiye byigishwa imyaka myinshi. Oya, Imana kuva na kera yari yaragambiriye ko tugomba kuba abana bayo, tugomba kugira DNA imwe nayo, ariko tukabibona tubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Abefeso 1:3-4 haragaragaza neza ko Imana yagambiriye kera isi itararemwa ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo rero icyo turi kubona hano mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 cyari igishushanyo cy'igitekerezo nyakuri cyangwa se cy'umugambi w'Imana nyakuri yari ifite. Niyo mpamvu hayavuze ngo mureke tureme umuntu agira ishusho yacu, kuko turi mu gishushanyo, iri gushushanya ikizaba, niyo mpamvu ari ishusho, ase natwe. Icya kabiri rero, nyuma yo gusa natwe, nyuma y'uko uyu muntu tuzamwisangiza tukaba umwe, akaba muri twe natwe tukaba muri we, niko Yesu yavuze ngo ube muri njye nanjye mbe muri wowe nabo babe muri njyewe. Ni ukuvuga hano rero Imana iravuga ngo nyuma y'uko amara gusa natwe, icya kabiri batware, dominate. Yesu atugirire neza cyane. Ubutware nicyo kintu cya kabiri Imana yari ifite guhereza umuntu nyuma yo kumwisangiza. Batware, Imana iravuga iti tureme umuntu ase natwe, mu ishusho yacu ase natwe. Icya kabiri rero ni batware, dominate. Iyo cyari cyo kintu cya kabiri cyagombaga gukurikiraho, cyangwa se umugambi w'Imana wagaragazaga ko nyuma y'uko umuntu agize akamero kayo, agize kamere yayo imwisangije, icya kabiri yagombaga kugira dominion, authority, batware. Avuga rero bya bintu bitatu navuze. Icya mbere amafi yo mu nyanja, batware amafi yo mu nyanja, ibyo mu mazi munsi. Icya kabiri n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere. Icyo ni icya kabiri. Yabanje kuvuga ngo batware ibyo mu nyanja, arongera aravuze ngo batware ibyo mu kirere. Icya gatatu rero hari n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Aho ngaho turi ku butaka, ku isi yose, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Imana iravuga ngo rero nyuma y'uko twisangije umuntu agasa natwe, kagira kamero kamwe natwe, naca yacu, akaba umwe natwe, icya kabiri agomba gutwara, agatwara bino bintu byo muri ubu buryo bwose. Ku murongo wa 27, Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Icyo ni cya kindi cya mbere nyine yahise igikora, irema umuntu, umugabo n'umugore ibarema mu ishusho yayo niko yabaremye. Icya kabiri rero ibaha umugisha, hanyuma irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, noneho umutware, dominate. Ubutware rero cyangwa se dominion cyangwa se authority ni
byari mu mugambi w'Imana ko umuntu agomba guteka ingova. Ni nayo mpamvu Imana yabanje irabirema, ibiha oda, ibishyira ku murongo. Umunsi wa mbere kugera ku wa gatanu irarema byose, ibishyira ku murongo, ibishyira kuri oda, irabitegura, ibishyira hariya, hanyuma izana umuntu ngo atware, ateke ingova, aruling, donc agire dominion kuri buri kintu cyose Imana yari yamaze kurema mu minsi 5 yabanje. Hanyuma rero Imana imaze kubaha umugisha, ibabwira kororoka, ibabwira kuzura isi, ibabwira kwimenyereza ibiyirimo, hanyuma noneho ibabwira gutwara. Bene data, ndagira ngo mbabwire ko ubutware bwari mu mugambi w'Imana ko tugomba kubugira, bwari mu mugambi w'Imana ko tugomba kubugenderamo, bwari mu mugambi w'Imana ko tugomba kwerekana His Excellence hano ku isi. Imana yaremye isi n'ibiyirimo, ibigira nabyita nka koloni, ni ukuvuga ibigira ahantu umuntu akwiye kuza gukorera exercice, kwexerisa ubumana, kuvuga agomba kuza kugaragaza cy'Imana, agatwara mu kintu cy'Imana, ni ukuvuga akayobora iby'Imana yari imaze gushyiramo. Imana itugirire neza cyane. Niyo mpamvu rero ahangaha yamuremye, irangije iramubwira ngo ngaho rero ngibi mbishyize imbere yawe, genda ugendere uko bigomba kujya bibaho, genda uhingire, genda. Imuhereza responsibility ariko ziganisha mu gutwara. Ubutware rero ni umugambi Imana yari idufiteho kuva kera na mbere yo kuturema, kubera yuko urabona ko amagambo yavuze mbere yo kurema n'ibyo yabwiye umuntu imaze kumurema, yamuhaye uku kuntu ko gutwara. Ni ukuvuga rero ubutware twabubonye mu mugambi w'Imana, ntabwo ari ikintu dukorera cyangwa se ntabwo ari ikintu twakoreye, si n'ikintu tugomba gukorera, ahubwo ni package, ni ikintu Imana yatugeneye ko tugomba kukibamo tukakigenderamo. Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo mbabwire ko rero ni nayo mpamvu Yesu nawe yohereza izi ntumwa yazibwiye ngo mbahaye ubutware bwo kujya mukora ibi ngibi n'ibi ngibi. Ibi yababwiye byo gukandagira inzoka na skoropiyo n'izindi mbaraga zose birareflectinga n'ubundi icyo yari yavuze hariya mu itangiriro, kuko tubonye ko no mu itangiriro yaristinze ibintu, ababwira ibyo mu mazi, ababwira ibyo ku butaka, ibikururuka, ibigenda mu kirere, byose n'ubundi yari yaremye umuntu ibimuhayeho authority. Ariko umuntu kubwo kutumvira agenda yisubiza inyuma, agera ubwo yiyambura. Ntabwo ari Imana yamwambuye ubwo bushobozi, agera ubwo yiyambura ubwo bushobozi, asubira inyuma. Ibyo yari yarahawe gutegeka asigara bimwe biri kumutegeka, asigara ari gutinya bimwe. Rero iyo nari ntangiriye kuri iki kivuga ko rero ubutware twabubonye n'ubundi Imana aricyo gitekerezo yari ifite. Ubu munsi wa none rero twebwe mu isezerano rishya twongeye kugarurirwa ubwo butware, reka bari ko mbivuga, cyangwa se ubutware bwa nyabwo twagombaga kubona bwasohoreye muri Yesu Kristo ubwo yatuzuraga akatwicazanya n'Imana mu buryo bw'umwuka. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 6. Imana itugirire neza cyane. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 6 niho hatugaragariza uko nyine Imana yongeye kubikora, cyangwa se yasohoje wa mugambi wayo yashushanyaga mu itangiriro. Uwo instruction yahaye Adamu, icyo zashushanyaga yongeye kugishimangira hano mu Befeso igice cya 2 duhereye ku murongo wa 4 wenda kugira ngo nze kugera ku wa 6. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo, ibyo ngibyo ibikora kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije. Hanyuma rero umurongo wa 6 watubwiye ngo nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza
muri Kristo Yesu. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ko iyi autorite, ubu butware twabuhawe ubwo Yesu, Imana yatuzuranaga nawe ikatwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga yaratuzamuye twicarana nawe iburyo bw'Imana, niho twicaye. Kuko rero Kristo ari we mutware mukuru, birumvikana ko tumaze kuzamuka nicyo cyabaye, nuko twari tumaze kujyanwa hejuru y'ibintu byose. Nicyo n'ubundi Paul dusubiye imbere yababwiraga mu gice cya mbere ku murongo wa 19, nicyo yababwiraga ku murongo wa 19 ubwo yavugaga, wenda tumaze iminsi tunavuga kuri iyi mirongo, ariko dukoze recap tugahera kuri 17, yavuze ko duhere kuri 15 dukoze recap mu rwandiko rw'Abefesi igice cya mbere 15, nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera Umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya, hanyuma mumenye ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera. Ariko hano kuri 19 rero ahavuga ikindi kintu gikomeye, aravuga ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Umva rero 20 na 21 ariyo igaruka kuri ubu butware Yesu yaduhaye, ubwo Imana yaduhaye ubwo yatuzuranaga na Kristo ikatwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ahangaha umurongo wa 20 watubwiye ngo izo yakoreye muri Kristo Yesu ubwo yamuzuraga. Mwibuke ko twabonye mu Efeso 2:6 ko yatuzuranye nawe ikatwicazanya mu buryo bw'umwuka. Umva rero izi mbaraga izo yakoreye muri Kristo Yesu ubwo yamuzuraga, imuzurana natwe ko twabibonye mbere mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Birahura na cya cyanditswe twabonye, yamuzuranye natwe itwicazanya mu buryo itwicazanya mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Umva rero 21 imushyize, ariko ntabwo ubwo turi busome ngo imushyize, ahubwo ni yadushyize kuko twari kumwe nawe hejuru y'ubutware bwose. Imana itugirire neza cyane. Yadushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Ntabwo byagarukiye aho, ahubwo yamuhaye, ubwo yaduhaye twebwe na Kristo gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge byacu twe na Kristo, iduha hanyuma imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, hanyuma natwe tumubere umubiri, itorero. Imana itugirire neza cyane. Bene data, ndagira ngo mbabwire ko ubu butware turi kuganira, turi kureba, dukwiye gusengeramo, ntabwo ari ubutware tujya gushaka ngo tubanze dusenge aya 20 ngo hanyuma twuzure imbaraga tubone twategeka. Ntabwo ari ubutware buri budusabe kugira ibintu bimwe na bimwe tubanza gukora kugira ngo twuzure izindi mbaraga hanyuma tubone gukomendinga. Oya, ubu butware twabubonye ku musaraba, ubwo Yesu yavugaga ngo ndabirangije, nshyizeho iherezo, nciye iteka, ndabikoze, ibyo mwagombaga gukora, ibyo mwagombaga gusabwa byose ndabirangije, ndamanutse. Beka iyi kamere yatsinzwe yo kwa Adamu yananiwe kumvira, nyimanukane nyisige hasi, nzuke ndi mushya, nzukane namwe, tuzamukane twicarane iburyo bw'Imana. Hanyuma ibyo ntabwo biraba bihagije kwicara aho hejuru, ahubwo turaba twashyizwe hejuru y'ubutware bwose busigaye, n'ubundi bushobozi bwose, n'izindi mbaraga zose, n'ubwami bwose, n'izina ryose, ryaba iryo mu gihe cyangwa irishobora kuzavugwa mu bihe bizaza. Kandi rero muhawe gutwara byose, bishyizwe munsi y'ibirenge byanyu.
Imana itugirire neza cyane. Ngubwo ubutware, ngiyo dominiyoni abana b'Imana dusengeramo, ngiyo dominiyoni abana b'Imana dukangurirwa, duhamagarirwa kugenderamo. Imana idufashe, Imana itugirire neza cyane, komeze kuduhishurira iby'iri jambo. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ko nta handi iyi soko iva. Ntabwo ubutware tubuvana mu kujya kugura amavuta ya elayo, oya, ntabwo ubu butware tubuhabwa no kuduha anointing ya olive oil, nk'uko numva bamwe babivuga ngo muze ngo nguhe ngo utuvuta twa elayo, ngo ugende ngo uturambike ngo udushyire ku bibazo byawe, ngo ugende ngo uturambike ngo ku barwayi, ngo ugende gugire gute. Oya, iyo ni imigenzo y'abantu. Ntabwo ubutware bwacu buva mu mavuta ya elayo, ntabwo ubutware bwacu buva mu mazi y'umugisha, nk'uko Bishop Rempe yahoze abitubwira mu gihe cyashize. Oya, ntabwo ubutware bwacu ari aha tubukomora. Ubutware bwacu tubukomora muri Kristo Yesu watuzamuka, watuzuye, akatujyana akatwicazanya nawe impande iburyo bw'Imana Data. Dushyizwe hejuru y'ubu butware bwose n'amazina na principal n'ibintu byose bishobora gutekerezwa nk'iby'imbaraga. Ubutware bwacu rero ni aha hantu bukomoka. Niyo mpamvu kugira ngo usengere muri ubu butware ugomba gutangirira mu kumenya your identity. Bigomba gutangirira mu kumenya aho ubundi ubutware bwawe bushingira. Identite yawe ni iyihe muri Kristo Yesu? Ubu butware bwawe ukabanza ukabusobanukirwa, ukabanza ukamenya aho bwavuye, ukabanza ukamenya ubuguha, ukabanza ukamenya rero ikindi cyaho noneho bugarukira, boundaries no kuvuga cyangwa se ubugari bwabwo. Kugendera muri ubu butware cyangwa se gusengera muri ubu butware ukwiye gutangirira ahangaha, ukamenya your identity, ukamenya aho ubukomora. Biba bitangaje nyine kumva umuntu ajya hariya agahamagarira abantu nyine ngo muze, ngo hari amazi nasengeye ngo agura 5, ngo akajerekani ngo agura 10, ngo agura iki. Nigeze kubona umwana tubana hano tuvukana, yigeze arwara nyine amaso. Amaze kurwara amaso, noneho asura mama wacu mu cyaro. Noneho asuye mama wacu mu cyaro, haza umuntu ngo aje kumusengera, hanyuma ngo aramujyana mu musozi ahantu bavoma amazi. Ewana, ngiye kubona mbona agarukanye ijerekani y'amazi, ngo yamubwiye ngo ijerekani ngo agomba kujya asomaho, ngo agomba kujya ngo asiga n'ibiki. Ndaseka ndumirwa. Bene data rero, ndagira ngo mbabwire ko ubutware bwacu atari aha bukomoka, saha buva. Ntabwo buva mu mazi yavomwe y'umugisha ntazi, ntabwo buva mu mavuta agurishwa ngo zana 10,000 ngo ubundi ngo ugende ngo aya mavuta aho uzajya uyakoza, ngo umuryango uzajya uyasigaho ngo winjiyemo ngo bazajya ngo bahita bakumva, ngo aho uzajya kudepoza wayisize ngo bizahita bigenda neza. Oya, ibyo ni ibinyoma, ni imihango y'abantu. Ubutware bwacu tubukomora muri Kristo Yesu watuzamuye. Ngo 10 gusa. Araho nabonye bayagurisha 5, ariko nawabona benshi nyine ubwo bayagize make kugira ngo n'abakene bisange. Navugaga rero ko ubu butware tutabukomora muri ibyo bintu biciriritse by'imigenzo n'imihango y'abantu, ahubwo tubukomora muri identite yacu, mu cyo twagizwe cyo muri Kristo Yesu. Iyo umaze gusobanukirwa rero aho Kristo yakwicaje, ugasobanukirwa ko yakuzuye akakwicazanya n'Imana iburyo bwayo, kandi ibyo akabikora ushyizwe hejuru y'ubutware bwose n'imbaraga zose n'izina ryose, yaba iryo muri iki gihe cyangwa igihe kizaza, usobanukirwa ko nta handi ubutware bwawe buva. Icya mbere, dominion start with identity. Ubutware butangira mu kwimenya no kwisobanukirwa.
no kumenya aho ubwo butware bwawe nyine imbaraga zawe zikomoka. Ndagira ngo mbibutse ko nyine ibi ngibi twabiheshejwe no kuba ibyaremwe bishya. Urwa kabiri rw'Abakorinto 5:17. Kuko iyo duhindutse ibyaremwe bishya, ibya kera nyine biba birangiye, tuba dutakaje natire ya kimuntu, kamere yo kwa Adamu tuba tuyitakaje, dufashe kamere y'ubumana. Niko Petero avuga ko nyine byaduteye gufatanya na kamere y'Imana tumaze guhunga kononekara kwazanywe mu isi no gucumura kwa Adamu. Ni ukuvuga twahawe kwizera Kristo Yesu biduha gufatanya na kamere y'Imana. Iyo ni identity, niyo identity yacu. Niho rero Paul yari ari kuvuga muri rwa kabiri rw'Abakorinto 5:17 akavuga ko nyine iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, abafasha akamero gashya. Kandi mwibuke Yohana 3, Nikodemu arimo 5:6 arimo aganira na Yesu, yamubwiye ko ikibyawe n'umubiri aba ari umubiri, ariko n'ikibyawe n'umwuka aba ari umwuka. Niba twarabyawe n'Imana rero dufite kamere y'Imana, autorite yacu naho itangirira, iva mu ijuru imanuka. Niyo mpamvu wandikiye Abakolosayi igice ndibaza ari cya 3 yavuze ngo mukwiye kujya mukura amaso rero ku biri hano mu isi, mugahanga amaso ku biri mu ijuru aho Kristo Yesu ari. Kuko niho imbaraga nyine ziri, niho dominion yacu itangirira, ni mu ijuru iburyo bw'Imana, kuko niho twicaye. Twarabyawe n'Imana, dufite akamero k'Imana, identity yacu ni kamere y'Imana, autorite yacu niyo ngiyo, twarazamuwe, twashyizwe hejuru y'ubutware ubwo aribwo bwose. Nta kindi kintu rero cyaduha autorite, nta kindi kintu cyaduhereza ubutware, ni ugusobanukirwa iyo identity. Niho hantu nashatse gutinda, kubera yuko nitudasobanukirwa identity yacu ngo tumenye abo turi bo muri Kristo Yesu, ngo tumenye ubutware Yesu yavugaga ko ari we watwisangije ubwe, akorera muri twe, turi muri we nawe akaba muri twebwe. Niyo mpamvu nyine tubasha gukomanda. Ubundi icyo bishatse gusobanura ni nko kuvuga ngo niba ugeze muri situation igusaba gukomendinga, ukwiye kuba wibaza ngo aramutse ari Yesu yatekereza iki? Aramutse ari Yesu yavuga iki? Aramutse ari Yesu yategeka iki? Hanyuma ugahagurukira aho ngaho, kuko iyo niyo identity yawe, uri kumwe nawe mu ijuru iburyo bw'Imana. Niba rero ugeze muri situation y'igutegeka gukomendinga, ukwiye kuba wibaza ngo ese ari Yesu yakora iki? Ari Yesu yategeka iki? Ari Yesu yakomendinga iki? Mwibuke hari abantu bigeze bashaka kwendereza bavuga ibintu bitanejeje intumwa ziri kumwe na Yesu. Hanyuma intumwa ziravuga ati ariko ubu abantu ntago twategeka umuriro, ntago wategeka umuriro ugahita umanuka ugakuraho nk'uko Eliya yabigenje ategeka umuriro ugakongora igitambo. Yesu aravuga ati oya, si ibyo. Ni ukuvuga bo bari gutekereza nyine nkabo muri carnal mind, bakumva bahita bamanura umuriro ugatwika rwose. Abo bantu badakwiye gusuzugura umwami. Ariko Yesu arababwira ati oya, gutwika si ubwoko njyewe naje gutanga ubugingo, k'umwanzi ari we waje kurimbura, naba nkoze iki? Urwo rugero nari ndubahereye iki rero? Igihe ugeze muri situation, iyo ugeze muri mu hantu hagusaba gukomendinga, gutegeka, gutekinga over, ukwiye kuba wibaza ngo mu situation ubundi ari Yesu yakora iki? Ari Yesu yakwitwara gute? Kuko iyo niyo identity, aho niho dukwiye guhagurukira. Imana tugirire neza cyane. Iyo rero identity se tuyimenya dute? Kuko kugira ngo dusengere muri identity, icyambere nuko tugomba kuba tuyumva. Tuyimenya gute rero? Identity tuyimenya mu kumenya ukuri. Yohana 8:32 havuga ko tuzamenya ukuri, ukuri akaba ariko kutubatura. Ukuri rero iyo wakumenye, ariko jambo ry'Imana ari iki Imana ivuga ku buzima bwawe, ari iki Imana ikwita cyo, iyo wamaze kumenya iki Imana ikwita cyo, iyo wamaze kumenya icyo uri cyo mu Mana, ariko kwa kubaturwa n'ukuri, bituma ugira dominion over fear, sin, lies,
limitations ni ukuvuga iyo wamaze gusobanukirwa, iyo wamaze kubaturwa n'ukuri, iyo wamaze kumenya icyo uri cyo mu Mana, icyo Imana ikwita cyo, uko Imana ikubona, utangira kugira dominion, utangira kugira power over fear, kubera yuko ntuba ugitinya, uba wamaze gusobanukirwa ko mu Mana wazamuwe ukicazwa hahandi hejuru y'ibintu byose, nta kiba kigutera ubwoba. Ntabwo uba ukiri imbata y'ibyaha, kubera yuko gukiranuka twaguhawe nako n'uwakiranutse rimwe ngo bibe bihagije by'iteka, ari we Yesu Kristo. Iyo rero wamaze gusobanukirwa icyo ngicyo, uhita ugira na dominion over sin, kubera yuko gukiranuka biba byamaze kuba kamere yawe, naca yawe, ugasigara wera imbuto za kwa gukiranuka. Ibinyoma bindi bitandukanye byo mu isi nabyo witandukanya nabyo, kubera yuko ubutakibaho nk'umuntu utekerereza muri kamere, ahubwo warasobanukiwe ya identity. Ni ukuvuga rero ibinyoma byose utangira kubigenda hejuru, ntabwo ukibyizera, ntabwo ukishushanya n'ab'iki gihe, ahubwo uba wagize umutima, mind ihindutse, iri renewed, yahinduwe n'ijambo ry'Imana. Icyanyuma limitations, ni ukuvuga nta limitation uba ukigira, kubera yuko uzi ko muri Yesu nta limitation zibamo. Imana tugirire neza cyane. Hanyuma rero iyo umaze gusobanukirwa identity yawe, ukamenya ko wicaye iburyo bw'Imana, ukayimenya binyuze mu kubaturwa n'ukuri ariko jambo ry'Imana, ariko gusobanukirwa icyo Imana ikwita cyo, uko Imana ikubona muri Kristo Yesu, niho hahandi noneho uba ugiye gusabana, kwa gusenga ya dominion mu isengesho, niho noneho uba ugiye ku experiencinga ya dominion mu gusenga. Aho rero ntuba ukigenda nk'umuntu ugiye gusaba, ntuba ukigenda nk'umuntu ugiye kubeginga, ahubwo uradeclaringa kwa kuri ya autorite wahawe muri Yesu, urayidekarara, urayatura, urayiexperiencinga, urayivuga, urayifiringa muri spirit, kubera yuko wamaze already kuyisobanukirwa, wamaze kumenya your identity. Gusenga rero muri iyi dominion, mu gusenga cyangwa se ubwa busabane n'Imana bwawe, utangira kudekarara ya autorite wabonye uyiheshejwe na Yesu Kristo. Utangira kumenya ko iyo autorite itagusaba gufata ayitanu seke kugira ngo akabazo ufite toto gakemuke, oya. Umenya ko kugira ngo icyifuzo ufite gisubizwe bitari bugusabe extra effort, bitari bugusabe extra men and women of God, oya. Uba wasobanukiwe ko identity yawe wayihawe ubwo wazurwaga hamwe na Kristo ukicazwa iburyo bw'Imana, bityo urayidekarara rero. Niho Yesu rero avuga muri Yohana 14:13 kugera 14, Yohana igice cya 14 umurongo wa 13 n'uwa 14, akavuga ko icyo tuzasaba mu izina rye tuzagihabwa, kubera yuko aho turi gusabira niho autorite yacu ikomoka, niho kudomina, niho ubutware bwacu buva. Aravuga rero ngo icyo muzasaba mu izina ryanjye kigombe gikorwe, nta gushidikanya kurimo, kigomba kuba azirongazi mwagisabye nk'uko nshaka. Apostle Naaman nigeze kumva ari kwigisha ku bintu by'abantu nyine bajya gusaba, ariko ugasanga barasaba, umwe mu rusengero arimo arasaba ati runaka aranzengereje, Mana mu nkubitire, mushyireho ikimenyetso abantu babibone. Noneho wa undi uri gusengera nawe agahindukira akaba ari kugusengera, mbese ugasanga Imana isubije ayo masengesho byaba gatogo.
twebwe rero ntabwo dusenga gutyo, ahubwo icyo dusaba cyose mu izina rya Yesu kuko ariho twaherewe ya otorite kirakorwa. Ariko iyo twagisabye nk'uko Imana ishaka, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5:14-15, ngo tuzi yuko twumva iyo dusabye nk'uko ashaka. Uko ashaka rero ni uko twatura cya kindi twagizwe cyo kwa kuri kw'Imana. Uko niko gusenga nk'uko ashaka. Imana itugiriye neza cyane. Uko rero tugrowinga in the knowledge of God's promises, uko dukura muri ya masezerano bwa butware twahawe muri Kristo Yesu, kwe-experiencinga manifestation y'ibyo bintu. Nicyo Yesu yavugaga hano ati icyo muzasaba cyose byanze bikunze kizaba, as long as mwagisabye nk'uko nshaka. Ni nacyo Yesu burya yavugaga muri Matayo 18:18, ubwo yabwiraga abantu, ubwo yabwiraga Peter ngo icyo muzaboha hano mu isi no mu ijuru kizaba kiboshywe. Bitandukanye n'ibyo mu madini bakora, ngo umuntu yamesiye inzapu hanyuma ngo turamuheje, ngo tumushyize hanze y'itorero, ngo Imana igende imuburize y'amahoro, ngo azagaruke, sinzi ngo yishingiye, sinzi ngo yafashwe, ngo yasambanye, sinzi ngo yagize gute, hanyuma ngo turamuheje, ngo tumushyize hanze y'itorero, ngo ntiyemerewe igaburo, ngo ntiyemerewe indi mihango yo mu itorero, ngo kandi nyine ngo turamuboshye, ngo kandi Yesu yatubwiye ko icyo tuzaboha mu isi no mu ijuru kizaba kiboshye, ngo turamuboshye, ngo ariko Imana igende imuburize amahoro mu byaha, ngo azagaruke. Come on. Ntabwo ari icyo yavugaga abanyamadini bari gukora, oya. Ahubwo we yavugaga ko icyo twavuga hano tukivugiye mu kuri kw'ijambo rye, tugisabye nk'uko ashaka, tukidekaraye mu kuri kuko Imana ivuga ibintu, kigomba kuba. Nicyo nyine Yesu yavuga ati icyo muzasaba mu izina ryanjye cyose kizaba. Ni nk'ibi ngibi yasobanuraga muri Matayo 18:18, ubwo avuga ngo icyo muzaboha mu isi no mu ijuru kizaba kiboshye. Yashakaga kuvuga ko icyo twakwatura gihura n'ukuri, gihura na identity, gihura n'uko Imana ibona ibintu bivuga, kigomba gusohora. Uko niko twe-experiencinga dominion mu gusenga. Ibi rero bifite imbaraga cyane kuko iyi dominion nigeze kubikomozaho, nta nubwo eforu abantu bashyiramo, wenda turebye nk'imbaraga abantu bashyiramo mu madini no mu misengere, mu myizerere itandukanye, bashaka guhangana ngo n'icyaha, usanga ko iyi otorite twahawe ni nayo ituma nyine twebwe tugira dominion over sin. Kuko nicyo Paul abwira Abaroma mu gice cya 6:14. Iyo uhasomye mu Baroma igice cya 6:14, usanga dominion yacu over sin nayo twarayiheshejwe na Yesu Kristo. Ko yaravuze ngo ku 14, ngo ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Ni ukuvuga ubuntu bw'Imana ubwabwo bwo buhita butuma tugira dominion over sin. Ntabwo tuba tukiri abantu batwarwa n'ibyaha, kuko mu Baroma w'igihe hirya 8:3 niho avuga ko nyine byari byarananiwe n'amategeko ku bwa kamere, ubw'intege nke za kamere. Imana yabishoje ubwo yatumaga umwana wayo Yesu Kristo agaciraho iteka ibyaha bya kamere. Tugira rero dominion mu buryo bwose, ku cyaha, ku bwoba, kuri za limitation, kuki byose, kubera yuko otorite yacu uwayiduhaye yanesheje ibyo byose, natwe duhagurukira muri ubwo butsinzi yaduhaye kubwo kumwizera. Imana tugirire neza cyane.
ni nacyo ubundi Paul rero avuga ari kubwira Tito mu gice cya kabiri, rwandiko yandikiye Tito igice cya kabiri umurongo wa 11 n'uwa 12, akavuga ngo kuko ubuntu bw'Imana bwabonetse butwigisha kureka kutubaha Imana, bukatwigisha kugenda dukiranuka. Ni ukuvuga iyo twasobanukiwe icyo grace, ubuntu bw'Imana bwaduhesheje, ariyo ya autorite, ibyo ungodliness, kutubaha Imana cyangwa se ibintu byose bitari mu murongo wo gushaka kw'Imana, twisanga tubiri hejuru, tutagitwagwa nabyo, bitadufiteho ubushobozi, kubera yuko twahagurukiye mu kumenya neza uwaduhaye ubutware. Imana idufashe, Imana itugirire neza cyane. Harimo yandikira Abaroma rero mu gice cya 8 umurongo wa 11, akavuga ko, akababwira ko umwuka we yazuye Yesu Kristo aba muri twebwe. Kugendera muri dominion rero, mu yandi magambo, ni ukuyoborwa n'umwuka. Ni ukuvuga ni ukuyoborwa n'umwuka aho kuyoborwa na kamere. Kugendera muri dominion ni uko umwuka we yazuye Yesu Kristo akorera muri twebwe umunsi ku munsi, isaha ku isaha, umunota ku munota, isegonda ku isegonda, ari nako kwa gusenga ubudasiba, pray without ceasing. Kugendera mu butware, mu yandi magambo, ni ukwemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana, ni ukwemera kuyoborwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana mu mwanya uwo ari wo wose, habe mu kazi aho uri, habe mu muryango wawe aho uri, habe aho uteranira mu materaniro, habe mu yindi mirimo y'ubuzima bwawe bwa buri munsi ubarizwamo. Ni ukuyoborwa n'umwuka aho kuyoborwa na realite z'isi, aho kuyoborwa na principe z'isi, ukemera kuyoborwa n'umwuka, ukemera kuyoborwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iyo niyo autorite, kubera yuko ijambo ry'Imana hari icyo ryakugize cyo, hari icyo ryarakubyaye, hari imbuto ryakubibyemo. Iyo ngiyo rero niyo igenda igaragaza itsinda mu buzima bwawe bwa buri munsi. Dukwiye rero kugenda muri ubwo butware, dukwiriye kuba twibwira ibyo ngibyo, kubera yuko aho ngaho niho tubarizwa, niho dutandukaniye n'abo muri New Covenant, Old Covenant. Ni ukuvuga n'uwandikiye Abaheburayo arimo abasobanurira ubwami dukoreramo, ubwami tugenderamo, mu gice cyaho cya 12, Abaheburayo igice cyaho cya 12, iyo ugisomye ugahera ku murongo wa 18, ubona neza ko ubwami dukoreramo tugenderamo buratandukanye n'ubwo abo mu isezerano rya kera bagenderagamo. Ari nayo mpamvu nyine twebwe gusengera, gusabana n'Imana muri iyo autorite yacu bitagoye, iyo wamaze gusobanukirwa aho iyo autorite iva, aho iyo autorite ikomoka. Abaheburayo iyo usomye icyo gice cyaho cya 12, reka turebe verse ya 18, duse n'abakomeza wenda tugere nko muri 25, ubona ko hagaragaza itandukaniro ry'ubwami bw'Imana byo mu isezerano rya kera n'ubwo mu isezerano rishya. Paul rero umwanditsi wandikiye Abaheburayo aravuga ngo ntimwegereye wa musozi ubasha gukorwaho wakaga umuriro. Ahangaha yavugaga yari arimo abwira abo muri New Covenant, arimo ababwira ko bitagenze nk'uko Abisiraheli bajyanye na Mose ku musozi, cyangwa ngo mwegere igicu n'umwijima w'icuraburindi n'umuyaga w'ishuheri, ndetse ntabwo mwegereye n'ijwi ry'impanda n'irya amagambo, abaryumvishe bakingingira kutongerwaho ijambo, kuko batashoboye kwihanganira ibyategetswe, ngo naho yaba inyamaswa ikoze kuri uwo musozi bayicisha amabuye. Ibyo byose byari biteye ubwoba, nicyo cyatumye Mose avuga ati mfite ubwoba cyane ndahinda umushyitsi. Umva rero twebwe ahantu twashyizwe
kuri 22 umva ahantu twashyizwe, ari nayo mpamvu iyo tuvuga dusenga, du speaking authority, to experiencing authority, to living authority in our spirit, dukaringa tujyana iyo mindset y'ubutware ya dominion. Umva impamvu, ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho, ari wo Yerusalemu yo mu ijuru, kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika. Mwumva ahantu dutuye n'itorero ry'abantu b'imfura banditswe mu ijuru. Mwumve rero ikindi gishimishije, mwegereye n'Imana umucamanza wa bose, n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose. Ntibyarangirira aho rero, mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya, mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha y'Abeli. Imana itugirire neza cyane. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ko ikintu Yesu yadukoreye, ahantu yatwicaje, ahantu yaduteretse, ni ahantu hakomeye, hafite ubutware, hararemereye. Reka mvuge gutyo, ku buryo ki iyo usenganye iyo mindset, iyo usenganye ibyo byiringiro, ntushobora kugira ikindi kintu icyo ari cyo cyose utinya muri situwasiyo iyo ari yo yose wanyuramo. Ni ukuvuga ibyo bintu biba bimeze nk'ibidahari, biba bimeze nk'ibitagaragara, kuko ntibishobora gutsinda ubu butware. Aha hantu twashyizwe, ko turi kwisanga ahantu twatujwe harakomeye cyane. Kuko niba twaregereye Imana umucamanza, tukegera Yesu umuhuza w'isezerano, tukegera amaraso avuga amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha y'Abeli. Iyo ntekereje kuri iki kintu cy'amaraso, nibuka igitangaza cya nyuma cyabaye muri Egiputa. Abisiraheli bajya kuva kwa Farawo. Mwibuke ko igitangaza cya nyuma cyari ukubaga umwana w'intama, amaraso agashyirwa ku nkomanyirizo z'imiryango, cyangwa se kuri bino bice bihagaze n'agatambitse hejuru. Hanyuma umurimbuzi yatambuka, urugo yayasanzeho nta mfura yapfuye cyangwa se uburiza bw'amatungo. Kugira ngo mwumve rero ukuntu kiriya gishushanyo cy'amaraso cyari gikomeye, n'umunyayegiputa wabonye Abisiraheli bakora ibyo bintu, cyangwa se akagira uko aneka amakuru akabikora, nawe nta kintu abo mu rugo rwe babaye. Ntago byari ukuvuga ngo byararobanuye bifasha Abisiraheli gusa, ahubwo n'undi muntu uwo ari we wese wakoze icyo kimenyetso. Ngaho rero mwumve, twebwe twaba turinzwe bingana bite niba Kristo washushanywaga n'ayo maraso atuye muri twebwe? Ntabwo bikiri amaraso ari usigwe ku nkomanyirizo z'imiryango, ahubwo uwo yashushanyaga ari we Kristo, igitambo kizima kiri muri twebwe. Mwumve ububasha dufite, mwumve protection turiho, mwumve ahantu tubarizwa. Nta judgment ituriho, kuko judgment irajya kuza isange umwana w'intama ari muri twebwe. Nta kibi na kimwe gishobora kutugeraho, kubera yuko Kristo nyirimbaraga ari muri twebwe. Imana itugire neza cyane. Tugana ku musozo rero, ndagira ngo mbabwire ko Pawulo arimo yandikira Abaroma igice cya 8 umurongo wa 15, yavuze kuko yaravuze ngo kuko tutahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo n'uw'imbaraga. Ndagira ngo mbabwire ko dukwiye gusenga ni mindset, nta bwoba bukwiye kuturanga, kuko umwuka twahawe Kristo utuye muri twebwe ntabwo aduha umwuka w'ubwoba, ahubwo ni umwuka w'imbaraga.
kandi ndagira ngo mbabwire iki kintu ukomeje ku murongo waho wa 19 w'iki gice cya 8, ndagira ngo mbabwire ko bavandimwe autorite yacu twahawe ntikwiye kugarukira kuri twebwe gusa, kuko n'ibyaremwe byose biyitegerezanije amatsiko, bitegerezanije amatsiko guhishurwa k'umwana w'Imana, kw'abana b'Imana. Imana itugirire neza cyane. Ibyaremwe byose bidukikije nabyo bitegerezanye amatsiko kubona umuntu agendera mu butware, kuko iyo ukomeje gusoma ubona ko byashyizwe munsi y'ibirenge, mu bubata, bitegereje kuzabaturwa na manifestation y'abana b'Imana. Nitudasobanukirwa rero autorite yacu ngo tumenye abo turi bo muri Kristo Yesu, dusengere muri iyo autorite, dusengere muri izo mbaraga, dusengere muri iyo high identity, hanyuma nibyo bituzengurutse bye experiencing ubwo bwiza, iyo shusho y'Imana iri muri twebwe. Ntabwo nyine bizabaturwa, kandi Bibiliya yatweretse ko bitegerezanije amatsiko ko tugomba guhishurwa. Yesu atugirire neza cyane. Ndagira ngo mbabwire rero, turi kugana ku musozo, ndagira ngo mbabwire ko gusenga mu butware, gusengera mu butware, cyangwa se ku experiencing ubutware mu gusenga, biradusaba ko tubanza kumenya identity yacu, tukamenya ko twazuwe, tukazurwana na Kristo, tukicazwanya nawe iburyo bw'Imana, ariko tugashyirwa hejuru y'ubutware bwose n'imbaraga zose n'amazina yose na buri kintu cyose cyakwitekerezwa nk'ikinyembaraga cyangwa se nk'ikinyabubasha, cyashyizwe munsi y'ibirenge byacu. Niyo mpamvu dukwiye gukangukira uku kuri, tukadominatinga, tukamanifesta excellence y'Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana ikagaragara aho dukorera, excellence y'Imana ikagaragara, ubwiza bw'Imana bukagaragara, Kristo akagaragara aho tubarizwa, aho tuba. Ibi bizava rero mu kwisobanukirwa muri Kristo Yesu, tugasengera muri uko kuri, tukakugenderamo, hanyuma ubuzima bwacu bukaba manifested nk'uko bukwiye kuba manifested. Aho ngaho nibwo bizakunda, kubera yuko Yesu yivuze hejuru y'ibinyabutware n'ibinyabushobozi. Abakolosayi 2:15, kubw'umusaraba we. Uyu musaraba we watumye yivuga hejuru y'ibyo byose. Aho niho rero dutuye, niho tubarizwa, niho tugendera. Amaso yacu ntakwiye kuba ku bindi bintu biciriritse bya hano bigaragara, kuko nyine kwizera twahawe gutuma tuyoborwa n'ibitagaragara, kuko ibigaragara ari iby'igihe gitoya. Rero turasabwa gukangukira kumenya icyo ngicyo, kuko yanyaze abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura kubw'umusaraba, kandi ibyo yabikoraga turi kumwe, ko yari yazamukanye natwe. Aho rero niho tubarizwa, aho niho dutuye, uwo niwo mugabane wacu. Icyo nicyo dukwiye kugenderaho, dukwiye kubyumva gutyo, tukamenya ko Yesu yaduhaye ubutware, dukwiye kubugenderamo. Nta byago byaza mu nzira zacu, nta wahungabanya umudendezo muri Kristo Yesu wacu, muri Kristo Yesu, kuko icyo yadukoreye cyo kumuduha niko Abaroma 8:32 havuga. Dushatse kwahera kuri 31 navuga ko ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, ntaho umubisha ashobora kuva. Ni ukuvuga niba turi umwe n'Imana, ntaho dushobora guhurira n'icyaturwanya. Ndagira ngo mbabwire rero ko byanze bikunze, nidusobanukirwa ko Imana iri mu ruhande rwacu, ikaba yaremeye kuduha Kristo ku murongo wa 32 w'icyo gice cy'8 cy'Abaroma, itabura kumuduhana n'ibindi byose. Hanyuma imirongo ikurikira rero ivuga ko nta kintu gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rwaradufashe, ruratugota, ruraduhaza. Kristo niko avuga muri Matayo, akavuga ko nyine intama ze azizi, nazo zimuzi, iyo avuze ziramwumva, nazo zavuga akazumva. Agera ubwo akora dekararasiyo ikomeye, aravuga ngo ndazifite, nazifashe mu biganza, nta muntu ushobora kuzimvuvunuramo. Imana itugirire neza cyane. Kristo rero niba yaradufashe, akaba nta muntu ushobora kutuvuvunura mu biganza bye, birasobanuye ko tugomba kugendera muri iyo autorite, tugashorera imizi muri yo,
tukayibwira amanywa nijoro. Niko Imana yabwiye Yosuwa mu gice cya mbere umurongo wa 9, Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8 9, ikamubwira ko umurongo wa 8 n'uwa 9 ikamubwira ko ibiri muri icyo gitabo cy'amategeko yari amaze kumubwira, amaze kumusobanurira byose, amaze kumubwira uko ariyo imwimutse, izagendana nawe, izamushyigikira, ntatekereze ko izabana nawe nk'uko yabanaga na Mose. Iramubwira ati ibi bintu rero byose nkubwiye ntuzabure kubyibwira ku manywa na nijoro, kuko aribwo uzabona guhirwa umunsi ku wundi. Imana itugire neza cyane. Tugiye gusenga Imana, dusenga Imana tuyibwire ngo twasobanukiwe aho autorite yacu ituruka, duhe kuyigenderamo, twibwire uku kuri, kuko twabonye ko kuva mu irema ryawe wagambiriye ko tugomba kururinga. Ntabwo umwana w'Imana ari ukwiye kubaho ubuzima bugayitse buciriritse, oya, kubera yuko Kristo arahagije. Kristo uri muri twe yazanye byose. Dukwiye kugendera muri ubwo butware, tukadominatinga mu tuzi aho tubarizwa, mu miryango aho tubarizwa, mu mashuri aho turi, tukadominatinga kuko niwo mugabane wacu. Imana itugire neza cyane. Reka nsabe Emma ashyireho mikoro adusengere, adusabire ku Mana kugira ngo Imana iduhe guhishurirwa, Imana iduhe gusobanukirwa iby'iyi autorite twahawe kubwo kwizera Yesu Kristo, tuyigenderemo. Yesu abaha umugisha. Father, we thank you, we bless your name, we exalt your name above every other name. Father, we thank you for the word that we've heard tonight, oh God. We thank you for the authority and the dominion that you've given and granted unto us, your children, O King of glory. That even if we step on snakes and scorpions, nothing will happen to us, oh God. Father, we thank you, Lord, that in prayer we exercise the dominion that we have to partake whatever that belongs to us, O King of glory. We thank you that tonight, O King of glory, you've continued to remind us, O King of glory, to move in dominion, O King of glory, to access, O King of glory, whatever that belongs to us, to express the power that is inside of us that we received, oh God. May the glory, the praise, and the honor be unto you, the ancient of days, O King of glory. Father, we thank you, Lord, that you equipped us in all the aspects of our lives, O King of glory. We have dominion in everything, O King of glory. May the glory be unto you. Father, we come before you, Lord. We thank you that every time we come on this platform, oh God, we are energized, O King of glory. We are renewed, O King of glory. We are pushed, O King of glory, into understanding, oh Lord, the things that we possess, the power that we have, the dominion that we have, that we may express it into receiving whatever that is ours, oh God. Father, may the glory be unto you. We thank you for your Son, that each word that has come out of his mouth, O King of glory, has blessed us. Father, he is blessed, oh God. May he continue to understand you. May he continue to know you more and more, King of glory, and understanding your word more than he has been understanding it, O King of glory. Father, the more we know you is the more we want to know you. Every time we go deeper into understanding, we still want to understand more. Papa, I ask that may you continue to speak to us, oh God. May you continue to reveal your goodness and your fullness in our lives, O King of glory. We love you, and we, Father, King of glory, we love to continue fellowshipping with you wherever we go, in our houses, in our families, in each and everything that we do, oh God. Father, may we continue to understand, O King of glory, the liberty, the freedom, the power, the authority that we possess in Christ. Thank you, Papa. May the glory be unto you in Jesus' name. Amen, amen, amen. Yesu abaha umugisha, mugendere mu butware bwe, muryame mwizigure, mumenye ko mufite imbaraga. Yesu yanesheje byose, yabicaje hejuru y'ikintu cyose, kandi mumenye ko twahawe inshingano zo kugomororera, gufata ibyishyira
hejuru, byose tukabigomororera Kristo. Niyo nshingano yacu, aho dukorera, aho tubarizwa, aho tugenda. Turi abanyembaraga, turi abatsinzi, turi abatware. Let's live it, tubibeho, tubigenderemo, tubyibwire, tubyature. Niwo mugabane wacu, nibwo buzima bwacu. Yesu abaho umugisha. Amen, amen. Amen. Karibu Peter. Amen, amen. Gerard, uri umugisha, wakoze cyane kutwibutsa ubutware dufite, dominion twahawe na Kristo, ko turi hejuru y'ibintu byose. Wow, Imana ishimwe cyane. Reka mbasabe mushyireho microphone, mumubwire ko ari umugisha, mumwibutse yuko ari umugisha. uri umugisha Papa Gerard. Amen, amen, amen. Amen, amen. Emma kubera icyo asetera sinzi impamvu, ariko ubwo Gerard wakoze cyane. Hanyuma tugeze mu mwanya mwiza wo gushima Imana. Reka abantu bafite amashimwe bifuza kudusangiza bamanike ikiganza, ubundi bayadusangiza. Ndabategereje. Abantu bifuza gushima Imana, nimushyireho ikiganza, mushime.